itariki 18 uyu mwaka no bawushyiraho. Ati iyo nama yari yitabiriwe na nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kaba nyine umuyobozi wa leta ya Qatar. Ndetse ngo nanone bagakomeza mu itangazo Qatar ivuga ngo iyi nama nanone yari yitabiriwe na nyiricyubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo nawe ngo yari yitabiriye iyi nama. Ndetse ngo bari bicaye aho ngaho ari babiri n'umuhuza, barebana amaso ku yandi, baganira ku bibazo, buri umwe agaragaza imbogamizi ze n'undi agaragaza izindi, cyangwa se barebera hamwe igisubizo cy'ibibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rikomeza rivuga ngo aba baperezida bombi b'ibi bihugu, ngo ni perezida w'u Rwanda na perezida wa Kongo, ngo bombi ngo bemeye cyangwa se bemeranije ko hagomba kubahirizwa amasezerano y'i Rwanda muri Angola ndetse n'amasezerano y'i Nairobi. Ayo masezerano ngira ngo yombi twagiye tuyaganiraho, ibyari byemejwe ko bombi bazakora i Nairobi, n'ibyari byemejwe ko bazakora muri ya masezerano y'i Rwanda muri Angola. Ati aba baperezida bombi bemeranije ko bagomba kubahiriza ibiri mu masezerano y'i Rwanda n'amasezerano y'i Nairobi, ndetse nanone ngo bagakurikiza n'imyanzuro yavuye muri ya nama yari yabashije guhuza East African Community ndetse na SADC muri ya nama yabereye muri Tanzania. Murabyibuka ya myanzuro yavuye muri ya nama yabereye muri Tanzania, ukayikusanya ukayifata ukayihuza n'amasezerano ya Nairobi n'aya Rwanda. ngo bano baperezida bombi bemeranije ko imyanzuro yavuye muri izo nama uko ari 3 cyangwa se muri ayo masezerano twakwita ko ari 3 yose ngagomba gushyirwa mu bikorwa. ngo iyo nama yo muri Tanzania murabyibuka yarahuje SADC na EAC yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 2025. ndetse ngo iri tangazo rigakomeza rivuga ngo aba bayobozi b'ibihugu byabo bongeye kwemeza ko impande zombi zishyigikiye ko urugamba ruhita ruhagarara cyangwa se intambara igomba guhagarara bakarekeraho kurasana impande zose nk'uko byari byavuzwe muri ya nama, kandi ibyo bigakorwa nta kondisiyo zindi zishyizweho ngo wenda ngo kugira ngo turekeraho kwataka cyangwa kurasana ngo biragenda uku n'uku. Ati bemeranije neza, bose bagaragaje ko bashyigikiye ko impande zose zirekeraho ngaho gukomeza urugamba, zikaba zihagaritse urugamba. Ndetse iri tangazo rinakomeza rivuga ngo nanone izi mpande zombi cyangwa se bano bakuru b'ibihugu bombi ngo banemeranije ko bazakomeza ibiganiro byemerejwe muri Doha cyangwa se byatangiriye muri Doha. Mbega ibyo bahaganiriye ari babiri n'umuhuza umuyobozi wa Qatar ahari, ibyo bahaganiriye bindi bishyashya ngo bemeranije ngo kuzakomeza kubishyira mu bikorwa cyangwa se kuzabiheraho babikomerezaho no kuzajya bakomeza babishyira mu bikorwa ibyo byose baganiriye muri Qatar Doha, mu rwego rwo kugira ngo ibyaganiriwe muri Doha impamvu bazakomeza kubyubahiriza ngo ni mu rwego rwo kugira ngo bashimangire umusingi w'amahoro arambye, rwego rwo gutumbera gushyira mu bikorwa amasezerano ya Rwanda Nairobi, ndetse byose bisa nkaho byahurijwe hamwe ko bagomba kubishyira mu bikorwa. Ndetse nanone uru rwandiko rukomeza rutangaza rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, hasi rukomeza ruvuga ngo umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umuyobozi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, ati bose bavuye muri Qatar bashimiye leta ya Qatar cyangwa se bashimiye uyu nyiricyubahiro wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ngo bamushimira yuko bakiriye neza ndetse bakanamushimira kuba yateguye inama yatanze umusaruro. Niko itangazo risoza rivuga. Iri tangazo ryasohoye na Qatar riravuga ngo bano baperezida bombi bagiye kuva muri Qatar cyangwa se inama irangiye. Niko itangazo riri kuvuga yaba perezida w'u Rwanda yaba perezida wa Kongo, ngo bose bashimiye umuyobozi wa Qatar bamushimira kuba yabakiriye neza no mu rwego rwo kuba ngo yarateguye uno muhuro cyangwa se iyi nama y'ubuhuza ngo yatanze umusaruro, cyangwa se yari inama rwose ubona ko yavuyemo ibintu bifatika. Ubwo bivuze ngo